sinyansa nawe itahanye n'ikijabo uvuga atahanye agateka cyangwa inyiki bari abagutahanye mvuga ko no sima mutahanye wanje niteka rata ni wawe bari teka ubwo n'uruteka hari agateka n'uruteka ubu ngenda hagaki uragateka we apfuye ngiye muzanye wanje yaba ari iki uruteka we gukomeza awari uruteka we uko ni wawe aje gusanga ntaga ugiye umusanga ubona nabonye uriya mugabo wawe muri iyi minsi abakobwa bamwibasiye ahubwo ndabamena umutwe afite umugabo ufite bori ngana nkashaka kuvuga ni umwana ariko cyakora nimba ari umwana mwiza ni umwana ariko azi gutegura bien ategura iki akazi azi gutegura imboga neza umva ngiye ikintu kinza nyanga ati bintu simbirimo atangenda yes reka nongere ngo ikaze akomeje gukurikira Shenge TV ndagushimiye cyane muri abantu b'abagabo cyane niba utarabikora waragoswe pe waragoswe ahubwo gira vuka nde ko kazogera akanyenyeri noneho karadutwaye ariko uzi impamvu ndi kuvugishwa zira note nshyashya nta muntu urangandira akanyenyeri ngo nyibone ntibekariyo mani ati ibintu birakenewe ariko kuvuga ngo waje amafaranga mashyashya hagize umwanda akanyenyeri nkareba nimba nk'umuntu akagukandira akanyenyeri nkareba nimba ari amafaranga mashyashya ko oye biterwa niyo bibiri cyashya nako kandira akanyenyeri bizava kuzabona nayo note ahubwo we azayiguwe mu ntoki oya akanyenyeri twazibona twabibona nagakande turabireba nabyo twabibona tureba ibyo ari byo Fanny wagwan fresh ige bimeze bite fresh to noneho twakire kuri Shenge TV none n'ubwa mbere ko tumwakira so bwa mbere ra n'ubwa kabiri umaze kumusanga maze ubu nabaye musango akira Fanny n'ubwa mbere ejo Fanny nawe n'ubwa kabiri aya n'ubwa kabiri n'ubwa kabiri bibuka dukora ikiganiro ahantu njye nawe turi kumwe n'abandi bakobwa inyamurava twagiye kwa Gasuku ndizo mbyibuka bimeze bite fresh bro ndabona none wowe nguri mu bicu iwawe ni mu bicu bimeze bite ko imihanda uri kunyerera negereje kubona namwe video zanyu ziri gucaracara reba ukuntu ari kasa neza igafite amafaranga amafaranga rero avuga kandi Fanny kera yigeze ko ikiza no yiga ari umuntu nta kibazo ubu ngubu magaze umurongo mwiza Fanny wababara ukayobora iki kiganiro ngo ndumuki sorry kumena ijisho umva ndumukobwa sheri urerenza hiki yobora ikiganiro yes reka nanjye nguhe ikaze ukomeza gukurikirana Shenge TV wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarayikorera ndagushimiye kugiye kwikorera kano kanya nkuko bisanzwe rero ni Fanny cyamamare ari abantu manje avuga ngo icyamamare bagarakara kandi ndi cyo mari kandi icyamamare yego n'ubundi ari uri icyamamare niba nkurikirwa n'abandi ijana urumva nayo icyamamare oji ijana ahubwo nibararenga zana ngo sinyire autographe sha noneho kuri uno munsi rero n'ibisanzwe ari ukuntu umaze iminsi nihera abantu bene wabo mu rwoye abantu bigira abantu badanje nababwiza ukuri bakarakara bakajya kuntuka muri commentaire kuri uyu munsi nagarutse gahunda ni yayindi sivyo yige oji uzishirutiye kuvuga se yo kuvuga ko abakobwa bamaze iminsi biriza ngo babuze abagabo oji umukobwa kwifata njyewe oya mfite amakuru noneho ubu ngubu ahubwo ndi kumushaka numvishije ukuri ndi kumushaka njyamye ndi kumva Radio Rwanda reka nyivuge ko n'ubundi ni radio ngo abasore b'icyangugu ngo basiga batora ubusurira ngo mu ngo z'aba ntago abasore bo mu nuze b'icyangugu nawe mugashyekero oya mu gashekero se cyane noneho bagabye amashami abasore bo mu mujyi wa Kigali mu gashyekero mu karere ka Kicukiro ntabwo singiye kuvuga detail yayo zose akamakuru ufite ngo nawe ubutora ende sinye no rusurira adasindirije
ijoro ryose aho wowe umaze kuwutora mu ngo zingahe sa nta na rumwe tubishyire hanze ukuri tubishyire hanze Iga bivuge bivuge abanyafani nabo ngagira yabivuge umva reka njye mbyivugire sibyo ni ahantu mba mu gipangu komana iki cyombo se Iga wibeshya ni ahantu wabaga mu gipangu ni ahantu nabaga mu gipangu kera ntabwo nyihaba ubu ngubu ari mu minsi yashize mu gihe cyashize mu mezi nk'atanu yashize atandatu ni muri atandatu niho nabaga mbere ko ubishyize mu myaka nari nshyize mu myaka kubera ko ejo havuyeho ubishyira muri kera ubu ngubu ejo nzavuga ngo nyamara nta mama n'ubutora mama n'ubutora ubusore nabutoresha abandi umva ndangije inzu nabagamo urukuta rwanjye n'urukuta rwabo byari bifatanye noneho kuko hejuru hari ukuntu umuntu yubaka ntazamure ngo ashyire ku ibati ugasanga ashyizeho parafo ariko ugasanga hejuru hararangaye ugasanga icyumba cy'undi n'icyumba cyanjye sawundi yo muri icyo cyumba n'icyumba cyanjye birumvikana gusa iyo uriya akantu nawe ntabwo wabyumva naba nkanjyanye nkajya kumva nkumva nijoro biri kugira ngo biri gukoma amashyi ajya kumva nkumva nijoro biri gukoma amashyi ndangije rero ndavuga ati ibi bintu ni ibiki ariko singuye kirari yize gutora ubusurira kugira ngo asoze story urumva ndangije mbaza umwe n'umushuti wanjye ndamwa se ko buri gihe rero nzi ko mubona muri abajama bimeze biti ko buri gihe nijoro numva induru hari gushya bimeze biti kandi bajya hanze bakihagararaho niho abajama njya mvuga birirwa bihagararaho kandi inyuma hashya ahita ambwira ngo ni abakobwa ngo tuba twazanye ndambwira kandi mu gitondo mubyuka nabyutse mubyuka nyuma yanjye kumva umujinya aba yararanye abyuka mbere ajya gucunga nagasinzira araravuze ati sha ako byize kumva umutekano nkajya kureba nkareba uko byifashe nkareba ko hasukamo umukobwa ese Iga iyo wumvishe hari gushyaho ntabwo ubishaka sha wapi ni ukuri ko nzi ko ibibazo byigize kumberaho ndi Musanze nagiye Musanze ngiye mu kazi noneho bumva kuko icyumba kuko twaraye mu magesite nyine buri wese yari yakorera mu cyumba cye ngiye kumva icyumba bamaye cyegeranye n'ikindi cyumba harimo umujama umwe araranye abakobwa batatu oya bisariye nkayumva amajwi bari kumuhoninga bitandukanye bumva bari gukubita kabaye mbamamagaye abashuti banjye bari i Kigali bati ni ukuri ko Imana nabuze amahoro saa sita z'ijoro nabuze n'ibitotsi nagiye guhengereza n'ubundi mbona barankubitira nubwo hagize umuntu uza agasanga ndi neza amatwi ku cyumba cy'abandi ko n'ubundi ahantu nari ndi kubyumva naba nzira iki kumva mu gitondo ugiye kumva numva jama bari kuvuga kuri telefone ngo nyine ngo twarabanye turi batatu undi na kuri fone kuko bashyize parirere ngo mujama nawe ashoboye ngo yari mu diaspora kuko bari kuyabarira mu madolari ndahise ndavuga ati shayo mujama ari yamini gusa nawe naraye nasinziriye mani biriya boro ni bibi oya ntabwo nasinziriye kuko numvaga urusaku uvuga ngo ntabwo wajya gusinzira kubera wumvaga urusaku ntabwo wajya gusinzira kubera kuko bari abaturanyi ntabwo ari rojo wari wagiye mu inzu nabagamo fashe jya kumva oya hari ukuntu ujya kumva ngo iyi nayo izi nizo nazo ntabwo mari halo duturanye dore ngiye ikintu cyiza yangaha sasa nje kubwira wahitaga sumvaga nawe oya kenshi saje ko numva yagize ko ndeba ipantaro itangiye kubyimba kubera ko akenshi turavuga ibintu nk'ibyo wahize ukabyimba amapantaro akenshi jojinga namba yagaragara iki asigaye afite umugabo taza kumukinira ubwo uteye irari kubera ko mikoro wenyine mikoro boy ubwo uteye irari umva najya kumva nkumva nijoro byakamejeje nyuma babikoraga nka nyuma y'iminsi nk'itatu kwisi mborohere werekane rwose ni kwirebera nyaje
urumva nawe ndi kureba ko hatose uza kureba ntahaguruka urumva noneho ntabwo si ibi bintu kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatanu ibi ni ibiki akenshi usanga akenshi irinjiye mu nzu naba ndi muri zagara zanjye njya ku buriri nkabanza nkabyumva nkahita nsinzira nkahita simbyiteho uko bimenyereye nari maze kubimenyera kuri aya majoro bamaze kubirambirwa yagezeho maze ndarambirwa we ntabwo bajya baza kukubaza ngo uri gusakuza cyane ngo vuga gake sinyansakuza nawe witahanye n'ikijabo uvuga atahanye agateka cyangwa bari abagutahanye mvuga ko nose mama mutahanye iwanjye nitekawe rata ni iwawe aba aritekawe n'urutekawe hari agatekawe n'urutekawe ubu ngenda hagake uragatekawe apfuye ngiye muzanye iwanjye yaba ari iki urutekawe wari urutekawe uko ni iwawe aje gusanga ntabwo ugiye umusanga ubu nabonye uriya mugabo wawe muri iyi minsi abakobwa bamwibasiye ahubwo ndabamena umutwe afite umugabo ufite bori ingana n'ashaka kuvuga ni umwana ariko cyakora nimba ari umwana mwiza ariko azi gutegura bien ategura iki akazi azi gutegura imboga neza umva ngiye ikintu kinza nyanga ibyo bintu simbirimo atangendaho